Oya. Kubyumvisha biragoye. Ndabihamye imbere yawe nk'umubyeyi mukuru. Ntabwo Tom yakwica umuntu. Ayo makuru ufite uwayaguhaye yakubeshye nibihuha. Nibihuha pe. No ku ifoto se? Ariko ifoto hari ibintu byadutse, ibintu by'amaphotoshop bashaka kudekarika. Kudekarika? Alexi, iyo foto urabona hari editing irimo? Iyi foto urabona ari Photoshop? Iyi foto, cette photo est vraiment décalquée. Yitegereze neza. Sawa. Nzabikukena nzabimenya. Kuko nawe urabona ko utunguye. Ntabwo nakurenga ushobora kuba utabizi. Nicyo nshaka kumenya. Sawa. Byabaye byose. Ndibaza byabaye byiza kuko abantu bari baje ari benshi kandi ngira ngo abantu baje bose babazi. Bivuze ngo abantu bari baje ari benshi kandi abantu bose bari baje. Inshuti zawe, inshuti zanjye. Nasa ntubazi haro twatumye utazi. Bose bari baje. Ariko kimwe cy'amatsiko. Tamusubiza. Ubwo duheruka kuganira, you told me ko wowe na Alex nta mubano mugifitanye. Gusa mu bintu byantunguye mu bantu bose baje mu kirori nawe yaje. Alex? Yeah. Waramutumiye, right? Of course nagomba kumutumira. So, nimba aratumiye Alex, kuki Alex atazanye n'uwo sheri we? Kandi ubizi neza ko njyewe Queen ngomba guhereza urukweto uwo mukunzi wa Alex. Kuri nge Alex aracyari inshuti yanjye. Okay, fine. No comment. Wenda ntabwo dukibanye neza. Ariko ni umuntu wanjye uko twanyuranye muri byinshi, hari ibyo yamfashije muri ubu buzima kugira ngo mbone uko umeze, hari n'ibyo nanjye namufashije. Uko twashwana kose Wow. Eko. Nitwa Cyusa. Nitwa Cyusa. Musaza wa Sauda. Sauda. Ndi musaza. Cyusa. Yeah. Nziza ukumenya. Yego nayo nshimiye kubamenya ariko ntabwo ari umbamenye gusa. Sauda waba umuzi? Yego. Lese gato. Sauda ni mushiki wawe? Yeah, Sauda ni mushiki wanjye. Yeah. That's all. Cyusa nishimiye kukumenya. Nanjye nitwa Alex. Yeah. Ndatunguwe ko na musaza Sauda ageze wanjye. Yeah. Urumva Sauda? Haciye amezi 3 twaramubuze.
niyo mpamvu naciye mu nshuti ze biganye nca mu nshuti ze bari basanzwe baziranye ariko twaramuze amezi 3 ariko hari izindi nshuti nagiye kubera perezida nsanzwe maze iminsi nkora niyo mpamvu birangiye mugezeho Alex niyo mpamvu najyanga rero binyibwirira Sauda ndabona hari n'ukuntu najyanga uramuze kugira ngo mbwire dufatikanye turi ko tubona cyusa nari njyewe Sauda nishire wanjye umutima wanjye wongeye kugira mubisi igihe cyarageze ndiyakira ko namubuze byageze umutekereza byinshi gusa twarakundanye ibirori byo gukundana by'abakundanye urushako ushobora kuzamukenera muri ibi bintu tugiyemo yaba ubuzima bw'ahazaza ndetse no mu mubano wacu urabizi njya kukwambika iyo mpeta wambaye niwe wanshyigikiye wateguye ibintu byose ni nawe wangiriye inama mu by'ukuri uburyo nabikoramo ubwo rero no mu birori by'ubukwe ntabwo numva ari umuntu nakabaye nsubiza inyuma akarusho ko nta n'ibindi birenze dupfa uretse ibyabayeho hagati yanjye nawe byateje ibindi ntabwo ari uko naze kubikubwira ahubwo nyine yankoreye amakosa kuza gukorera ibyo bakoze na sheri wiwe wanjye ari nabyo byatumye birema aya makimbirane tumazemo iminsi kutakururukana no kutagendana buri kanya ntibivuga ko ari umwanzi wanjye mu by'ukuri ntabwo ari umwanzi wanjye ntabwo mwanga on top of that Alex kuba atarazanye kuba naramutumiye ntazane na sheri we ntabwo ari akazi kanjye ngiye cyanjye oya nibye biramureba ngiye byanjye byari ukumutumira noneho kuba atarazanye sheri we ibyo n'ubundi sinari kubabwira ngo uzane na sheri wawe niyo akizana na mukuru we cyangwa umuvandimwe we cyangwa inshuti yiwe yindi nta kibazo ubundi ku bwanjye nakabaye narahigereye ariko ntabwo byemewe mu buryo bw'umuco ubwo rero kuba ntarahageze sinjye no sinari kongeraho ngo uzazane na sheri wawe ariko nyeka ko yabonye undi mugabo kandi mugabo how narashwanye mushiki wawe nta kintu twapfuye ariko sinumva ko mushiki wawe kuko ako ntago ndi kubyizera neza niba muvukana sinzi ikimenyetso ariko nanone sinzi just see my face ndeba byonyine nabona ko dusa nagasura ubonamo ariko wari wakunda cyebyo n'ubuzima busanzwe abantu bose babica tuza mbwire tube ko hari icyo twakora ko twese twarahangayitse urumva ababyeyi n'umusaza we ukomeje kutugora amezi 3 ni menshi narababaye cyane Sauda urukundo namuhaye ntabwo yakunye kunta iki gihe cyose sinzi ngo byagenze bite yaburiye he ariko akenshi umukobwa mukundanya mukaburana abarashatse undi mugabo niko gahinda mfite maranye n'iki gihe cyose waba warigeze kumushaka we warigeze kurumva waramubuze nta ukuntu waba waragize icyo ukabasha kumushaka ku buryo wawe kumusubiza nukuvuga ngo cyose nsubije mu bihe bibi ko numvaga wenda bitihutirwa karusho ko hashobora no guteza n'ibindi bibazo bya hato na hato ariko njyewe ntundebe nabi rwose ntuntekereze nabi wenda niba uri kumutumira reka tubyemere sibyo noneho ndashaka umbwire aderesi y'ahantu Alex atuye unamuhamagara umubwire ku munsi nzagirayo azatumire sheri we uvuga nzamusangeyo muhereza urwo rukweto ibyo byiza sheri wanjye icya mbere ntabwo nzi aho atuye kugeza ubu uretse ko yaranembutse arega ntabwo ariko kumuhamagara ukamubwira ngo ndashaka aderesi yawe sheri wanjye arayishaka biroroshye si inshuti yawe
Bebe, ibyo nzabikora gusa ikihutirwa no guprocessinga ubukwe ku buryo mu gihe cy'amezi 2 gusa njye nawe turaba tubana. Tujye tuganira ku ngingo zikomeye kandi zituraje inshinga. Ibibazo bya Alexi n'inkweto n'umugore we arangifashitse. Nyibukije urukundo rwanjye nabuze. Icyo cyozo mbaje rwose sinzi ukuntu nagisubiza. Bite n'agahinda mfite mu mutima wanjye. Ariko se wumva wakunda n'umuntu n'umushakisha koko. Cyageza ndiyakira ndavati nta kundi nyine nimora nzamumaze mpamvu yambabarije umutima. Okay. Reka tubyoroshye. Urumva? Ntabwo nizanye hano, sibyo? Ntabwo nizanye hano. Nta nubwo nanyobewe kuba nagenda ngakomanga hano hari ingo nyinshi nagabi kumanzeho hari impamvu nishimiye kukubona biza wazamfasha no kumenyera amakuru ye. Yes Alex. Ariko ibaze ko n'umugabo nkanjye ugira agahinda mu mutima nkafatwa n'ikiniga. Umva. Narakunze mbi ikigorye mu rukundo nabona ko turukundo rwanjye. Alex. Ndakumva cyusa. Ndagiye. Ariko muhe amasaha 6 gusa. Iyi mvugo mbona ufite anga sanga wayine. Kubera ko amakuru yose yawe na Sauda ndayazi. None se nukumbwiye kandi mbabaye kuko arizo rinete nziza amaso biramfaye oya bifasha gusoma bifasha gusoma kuko ntazifite sinshobora gusoma haguze ko nanjye bazimpaye hazimba niba ziba hehe zibaha mu nzu basi nawe se ni nkizi ngewe niza amaso yego suyendera mureba neza mwitabe halo ndakumva mwana wa ni Thomas ndakumva umwana Thomas we Thomas waruhamagaye reka buri umenya hari ari bya bindi by'iminani yarongeye arahamagaye yego wiriwe neza amakuru ni meza umeze uteze umukazana araho yewe ariko wogira ngo harya ni bya bindi bashyiramo harya babyita ngo iki kwa kundi bongeramwo harya oya bya bindi bituma umuntu ahamagara harya babyita ngo iki amayinite hari igihe mbura umwana ntuma ngo ajye kubyongeramo ku muhanda nkagira ubute niyo mpamvu ntaguhamagara kenshi ngo hariho n'iby'ukwezi warabimenye yego narindi kumwe na wa musaza yaje kunsura dore agukunda ko tuba turi gusubira mu by'ubukwe ngo bwawe ngo ibyahe akuri byagenda yego mana wabaye witonzera waya wikwihutisha ibintu wayagenza gake Thomas mwana wanjye wanyumva genza gake
ariko wabonye bafata irembo ukwezi kumwe amezi abiri ngo ubukwe genza gakeya ube ubanze twitegure genza gakeya oya ana ntabwo ari byo umva Toma Queen wari ubizi cyangwa ntabyo wari uzi? Wowe na Thomas mwanyine? Twanyine? Are you sure? 100% I'm sure. Umusuye kenshi sibyo? Hari umusore ahubwo. Kuki utambwiye? Habaye iki? Habaye iki? Kinakubwiye. Niba Thomas muri inshuti, niba Thomas muri abashahe, niba Thomas witeguye kuba umugore we, ntekereza ko nta kintu yaguhisha cyane kandi ibyamubayeho. Ati ubundi ibyo byamubayeho ntabwo uri kure ntabwo uri kunsobanura ngo uvimize uvuga ngo Je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, ntabwo nashingira umwicanyi. What? Thomas yishe umuntu. Nibyo nanjye ndagushikiye rwose ndi kumwe nawe uranyumva bashumwe mu Kinyarwanda ngo bitinze birabura egoye bitinze birabura nanjye ndagushikiye ndashaka yuko rwose igihe kitaba kirekire twazashira gahunda mu bikorwa bikarangira uranyumva aho ngewe rwose n'uyu mubyeyi wawe ntabwo tubyumva kimwe yego niba wariteguye ukaba wariteguye ukaba nta gisigaye ahubwo umva Toma reka nangubwire umva uranyumva ngewe inkwano ni yanjye uranyumva inkwano ni yanjye ndayikwemereye noneho wowe shaka ibisigaye uranyumva maze noneho hasigaye ibintu tubishyire mu bikorwa ntakindi Toma telefone ni yanjye uyu ntabwo ari so ngo aragukwera ngo araguha inkwano ntabwo wari buzayibure niba ari cyo cyakuzanye mu muryango wanjye ntabwo ushaka sinshaka umuntu umvangira oya Toma urumva mama wawe tuvuga rumwe koko ubu se hari uwangigana murindira hari uwangigana murindi ndabyanze mwikwihutisha ibintu bigomba kwihuta inkwano yakanayiguha bigomba kwihuta nta mpamvu niba umwana yiteguye ko inkwano itabuze ikishaka n'igiki mu muryango wanjye nta kumvogera wumvise Toma oya mama namwe muri mu gifungo ikunze gushyigikira kandi ikindi umva ntabwo nanga ko agushyigikira ni inshuti y'umuryango ariko niba ari inshuti ntabwo bisobanuye yuko siso wanyu urimo urabyumva neza nta mpamvu yuko aza kumvangira mu muryango wanjye nyumva mwana wanjye banza utuze icyo nicyo turimo gupfa ariko abaza tuze kubera iki niba yariteguye muze ndakwirukana ugende nabi ko inkwano tuzifite ndakwirukana ugende nabi niko ko inkwano zihari urampagurukira ahangaha ugende nabi ntabwo ushaka umukazana wowe nabanze yitonze ibintu genza ibintu gake ntaho byabaye ibingibi Toma ntaho ariko Toma urashaka kumbabaza ndi nyoko koko
ariko genda umva nta mpamvu rwose umva nta kibazo so yabansigiye muri batoya Toma ndabarera sinabashyizeho abandi bana sinashatse abandi bagabo nari nkiri muto none ubu ngubu koko ugiye kumbabaza Toma ariko Tomasi yishe umuntu urabihakana hashigeze kubwira so ko muravuga ibyo wari ubizi niba wari ubizi kutambwiye papa Tomasi usibye no kwica umuntu ntabwo yakica ikinyezi kirimo utangiye kumuvugana rero reka uzajya ejo ni nawe uzakunika ntabwo ndi kumuvuganira papa ibyo byose ndabizi nanjye for the first time mbibona mbibona uri ku munsi nagusanganye nawe umugabo hano hanze atari gutaza urabyibuka mu minsi yashize cyangwa igihumure urabyibuka kiragiye n'ibyo nari mbonye umuntu anyura mu ntazi urumva yewe atarampa n'ayo mafoto ariko nibyo ego mbonye n'uwo muntu nazenyeje amafoto birangiye nyine ubwo naguye igihumure kuvuga biranga byose nyine ibyabaye byose urabizi warabibonaga n'amaso yawe nyuma Fani yaje kundeba arambwira ati Tomasi umubeshyera ngo ndamubeshyera ariko ni gute uraba ngo gute ngo arabeshyerwa kandi hari visibility first of all listen to me sibyo population ntabwo nagutenguha sibyo so listen to me uramuvuganira just listen to me please I beg you sibyo Fani yaje hano muganga ngo ndamubeshyera ndamubwira ati Fani ntabwo njye nakundana n'umwicanyi mbese muwe uri kubivuga arambwira ati ntabwo ari umwicanyi ahubwo ni umuntu waje mu rugo aramubeshyera amaze kumubeshyera ibyo ngibyo nuko byagenze ari amafoto so mu cyumba cye hasi mu cyumba cye ni mu cyumba cye ndabizi uramuzi ni muntu ki ni mushiki wa ninde we ni iki ki papa nisha sibyo banzo n'imbenetse Tomasi yaba yarishe uriya muntu koko byanyabyo uyu musore ntabwo aba ari hano aba ari muri gereza nanjye nagiye mu rugo iwe aricyo kintu cyonyine kinjyanye nari nafashe n'umwanzuro ko ngiye kumusubiza impeta ye njye nawe tugacumba kuko utabimbwirira papa ntabwo uri gufata ibintu ngo mbikubwire ngo mbikubite mu maso ntazi ikijya mbere ntabwo byari gushoboka niba wumva ngomba kumushyingira papa ngenda gusezeranya ko ntari gushyingiranwa nawe mbizi neza ko ari umwicanyi biriya byose byabaye ari umuntu ushaka kudutanya kugira ngo yice ubukwe bwacu uko byagenda kose kwini ndagira ngo iki ngiki nta kuri kwawe nshaka ndashaka kuri kwa Tomasi ndavuga ko nanamutumyeho papa you have to believe ngo what nanamutumyeho agomba kuzana kansuwa mbere I swear to God ibyo nakubwiye nanjye niba ari byo ari bukubwiye umenye ko nta kintu cyo kwiza ni karibu Mire